muraho neza amahoro y'Imana bane namwe kanizeye ko mumeze neza. Ubu rero tugiye gukora vlog, tugiye gukora siporo. Tugiye gukora siporo mubane nanjye ariko nanjye nambaye ibintu bisa nk'ibyawe. mubane nanjye nuko twambaye, turi ikipe nini cyane, hari n'iyindi kipe iri ku ruhande. Ngaba ubu nanjye ndi kubiruka inyuma. rero turi timu ikomeye cyane ikora siporo twita kanyinya kuzamuka imisozi bakaba twaje gukorana n'abana bo mu babusi twe turimo n'abakoca mubonye mukadushima mwaduhereza yena muri iyo kipe Puma suyizi rata haryikorera n'ubikora ndaguha igihumbi ntabyo bazi yarashyushye sibyo sawa so mukomeze rero mubane natwe muri iyi vlog. bahagaritse ubu siporo turazisoje ariko twe twahapfiriye. ubwo rero iyi timu ya Kecapu harimo bari bambaye kamambiri harimo abantu bari bambaye kamambiri ariko nabereka ibirenge gusa naje mbibereke. abo bari bambaye amakambambiri ase abasportifu barenze mu gihugu turasoza siporo z'uyu munsi. abantu muri kureba vlog yanjye mukomeze naheje tuko tukina muri bamenye genda mu gahara inafunguliwa wapi? Inazimika wapi? twatangiranye vlog ejo ku munsi wa mbere, uyu munsi ni uwa kabiri wa vlog, bikaba no kuwa kabiri. ubu rero ikiraka cya mu gitondo ndagisoje kuva ku ishuri ry'abana. ubu ngiye kwa Nyiranuma, abantu mutuye Nyamirambo murahazi. ngiye guhaha utuntu dukeya mbura mu rugo, hanyuma nce Cosmos guhaha utundi dukeya nabwo, nindangiza nahe njye guteka. uyu munsi kuwa kabiri hari umuntu mba ngomba gushyira ibiryo, bagomba gutanga keya, nkaba iyo nibyo. mukomeze mubane nanjye ndabereka ibintu ngiye guteka, ariko ntabwo ndi bujye muri detail cyane kuko bimwe na bimwe nagiye mbinyuzaho hano kuri channel. ndagenda mbereka kidogo hanyuma ndahaha n'ibintu ngomba gukoresha detox. nimba ndi kubihaha ndabibereka, ubundi muzanareba iyo detox. umuntu wese ufite product igabanya ibiro, cyane cyane nk'abantu mukoresha iriya product yo muri Sunduti, cyangwa se ukaba nyine uri gutegura umubiri wawe kuzakoresha product, ni byiza ko ushobora kuba, cyangwa se indi iyo ari yo yose, cyangwa se kuba wenda wowe nta bushobozi ku kanya ufite bwo kuba wahita ugura product igabanya ibiro, bitewe wenda niyo ushaka amafaranga igurwaho ashobora kuba ari menshi, ariko ukabona uzabikora nko mu kwezi gutaha, kandi uku kwezi urimo utayicunze neza ibiro n'ubundi biba bizamuka. iyo detox ndibuze kubereka mushobora gusimbuza
munsi uyisimbuza fanta, uyisimbuza icyayi cya buri kanya, uyisimbuza ibintu byinshi biba bidakenewe ku muntu urimo kugabanya ibiro, ku muntu ukeneye kugira ubuzima bumeze neza. So rero mukomeze mubane nanjye, tujye guhaha, duteke, dukore vlog, tuyisoze. Ndabakunda cyane, Imana ibahe ibyiza by'uyu munsi. Nageze kwa Nyiranuma, mbereke aho mahira rimwe na rimwe. Ntaba hari kweri. Salamu alaikum. Mufite ubunyobwa? Inusu nangahe? Iminusu? Ufite inyanya? Nangahe zo? Imibiro 3. Mama, ufite inuze? Ufite inanasi? Inanasi ntazo. Aha. Inanasi zarabuze muri ino minsi. Nani ziri buzane? Nyabugogo kereka niba uzishaka nkareba ko hariyo ntabwo. Uze kundebera, si nimugoroba ndagaruka. Hariyo se ufite n'indimu? Ziriya zabaye umuhondo? Harimo n'iz'icyatsi ntabwo zose ariko zimwe. Indimu uzigurisha gute? Kambabwiza ukuri, guhahira kwa Nyiranuma rimwe na rimwe ni byiza, ariko bagiye baguhenda ukumva urahindutse. Siko mbona nabaye umweru. Izi nangahe? Uzana icyaro. Ubwo ndaguha ngahe? 400. Nibagiwe. Ufite pome y'icyatsi? Wampaye 2 se? Ya detox nari mbabwiye, nari kubereka, ndi kubona bisubiye inyuma kuko ushyiramo inanasi, none inanasi ntayo kandi rwose. Ubwo 6. nguhe 100 hano. 100 ngo igihugu. Sawa urakoze. Inanasi ndayibuze ubu ndaza kugaruka nyigure ikigoroba, ariko ntabwo byankundira ko mpita nyikora. Ubu nzayikora, cyakora azaga mu ruyuki. Nk'abantu ni uruyuki na nyamuca birakatsindwa. Fungurira hano. Ubwo ndaguha ngahe? Ini 500 nta jana ufite? Ngiyi. Dusubire njye guhaha ibindi bintu Cosmos nzamuka. Hano rero nari ngeze muri Simba, ahantu njya ngurira ibintu by'inyama. Cosmos nasanze hafunze, mpita mpindukira ndavuga nta mpamvu yo gutaha natahanye ibintu byose nkeneye. Mpita njya muri Simba y'i Nyamirambo. Hano nari ngeze kuri noodles, mba ndaziguze. Rimwe na rimwe hari igihe njya nziha abana mu gitondo.
gitondo bagiye ku ishuri, nkaba mbizi neza ko bagiye bahaze. Aha naho nari mpagaze ndi gushakayo udukanya cyangwa utuyiko tw'utuntu twa izajenike, ariko nsanga ntaduhari. Ndazengurukamo ndadushaka ndatubura, mba ndikoce. Ahangaha nari ndimo kubaza umuntu uhakorera nimba duhari, wenda njye nkaba narebye ahatariho nsanga n'ubundi ntatwo bafite. Mpita ngenda ndakomeza ndagenda ngenda ndeba hirya no hino ngo ndebe ko hari akantu mbona ngurira abana kari aho ko guhekenya. Nibwo nageze hano mu mabiswi, akabiswi njya ndakabura, mpita mbyihorera. Nimuza kumvamo amajwi y'abana mwihangane, bari hafi yanjye. Ahubwo hano niho nari ndi kubaza uwo mutipe nimba duhari, nsanga ntaduhari. Hanyuma hano nari ngiye kugura izino ji, iwacu bayikunda kubi. Nari namaze gufata n'inyama n'amafi, ndimo ndajya gufata icyanura, njya gufata ziriya yogati, mpita njya kwishyura. Hano rero nari nageze mu rugo, uyu muceri wari urimo sima mbiri, puwavuro n'igitunguru na tungurusumu. Hanyuma hano ho nari ndi gutogosamo inyama z'ijari. Hano kwari ukuzitogosa gusa, nta kindi kintu cyari kirimo. Mpita nteka n'umuceri w'ipirawu urimo sosiso, nibagiye kuzibereka ukuntu nabanje kuzitunganya ku ruhande. Hano hino hari harimo rero za nyama zitogosheje nazishyizemo ibirungo, kubera ibintu byose birimo. Nashyizemo amakaroti, amapavuro, ibintu nk'ibyo ngibyo biratogosheje gusa. Urebye n'ibyo ngibyo natetse, n'izindi nyama zari ziri hano. Abantu mwafashe umwanya mukareba vlog yanjye y'iminota mikeya cyane, bashimiye byatari. Muri abantu b'umugisha, muri abantu barenze kuri njyewe. Ubu ngubu ndi ku ishuri, nagiye kureba abana, bashyiriye kano gasumuti. Ndashaka ko bakagerageza nkareba ko bari bugakunda. Njye nanyweyeho numva birakomeye, ndashaka kukabaha bakagerageza nkareba ko bagakunda. Hano harimo teveri ngiye kunywa, y'agakoma nambaye. Hagira umuntu ugerageza, umuntu waba warakampaye. Asante sana. Ngiye kunywa ino teveri, ubundi nahe noge nijyame, numva uko mbaye, ndumva nshotse muri njyewe. So rero ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Dusangiye agateveri. Ejo kuwa gatatu, Imana inshoboze pe, mbakubite iriya detox navuzemo hariya. Hari n'abantu nayemereye ndababwira ni rero nshaka kutabasha kuguhereza detail, ariko ihangane ngiye gukora video. None inanasi babyutse banenguha, mwabyumvishe. Ndabakunda cyane rero, bye bye. Imana ibaha ibyiza biri muri uyu munsi, ibarinde ibibi biwurimo, ibaha ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ndabakunda cyane.